Joella nzelelanga Joella mukobwa mwiza sheri wa yaka bizu Nyagasani Imana uba mu ijuru urakoze kunyoherereza uyu mukobwa mwiza uturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi andaze amfumbate neza antuka vraiment Mana ndishimye cyane ko mbona ngaya kamwana amena ubandaza ko twakoranye kuva kera urabona umwana uvuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aje kunsura ngewe urabona ari umuntu ukaze ngewe sheri kabizusha Yes, nongere mvuga ngo mumeze mute gahunda ni yindi no kuvuga ngo ni South Africa ubundi ngiye ntabwo ari na South Africa kare Saza Kigali abana bamanuke hasi amavi bayakobora ubundi niyo gahunda nta nikindi. Yes, murabizi ibintu byanje ni ikisi ubuse ni season yaha ubu niyo gahunda ni season no kuvuga ngo mwigize kubona uyu Joella avuga yuko avuye muri Amerika yaje kureba Yakamwana ndaba promising ndababwira nti one day nzahuza Yakamwana na Joella none narerema birabaye we birabaye bimeze bite Jojo cyekwe kadata we ari kuri mwiza koko Yaka reba murebe mu maso kuri kureba mu maso se kutareba tayi nibanze urebe size iteretse correct kuri nimero add ni add okay urabona uyu mu baby aturutse United States of America aje kusura Yakamwana nose urabona uyu mu baby atari sawa ni correct she's correct okay so ibindi turajyana dukomeza ariko nawe urabona size ari kuri nimero ari we na Shadibo none wamwibone uyu nguyu amaso ko maso uyu nguyu na Shadibo n'uyu bana adi arya witwa nde mabuja Joella bivuga neza prononciation guprononcera Joella ni izina ry'Imana I love you. Yes, Joella umeze neza ubundi amakuru y'imisi ndakomeye Kigali urayibona ni sawa yakuramubona Yaka vraiment namubonye nawe antuka vraiment unafurahi sana Joella muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muhagaze neza ko natwara muri Afrika ari sawa ni sawa naho tumeze neza umutekano urari correct ari and correct vraiment amakuru ya Trump ntago tumuheruka yaragiye Joe Biden ni uriho ubwo rurimi none utangiye kuvuga noroye nuko ubonye umukobwa mwiza bwandi kumubaza kubyerekana na United States of America Rwaguse Joella Yakamwana uramubonye nayo ndi kukubaza amakuru by the wambaye neza urasa neza ahantu hose ni correct kabisa arakoze cyane iminwa mwe ibintu byose ni reba Yaka uramubonye ariko peti wa munyamakuru ko twakoranye kuva kera urabona umwana uvuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aje kunsura ngewe urabona ari umuntu ukaze ngewe sheri kabizusha Yakamwana Joella Yakamwana n'uyu nguyu ni igiki wabwira Yaka aranshimisha nyine aranshimisha nkunda kumukurikirana nyine niyo navuga gute niyo ni nababaye cyangwa ndi kumwe n'umunyamerika sha oya buretse wawigije urukundo wigeze sukaraba ntago wakarabye gahunda ni yayindi ndabanzana nagukarabye banza ukaraye kugira ngo ubone kumukoraho sibyo se gahunda kano gasate neza kawe ka truwasa
wajya ugura sanitizer aya mubanze mukarabe. Aha hashize iminsi abantu banyishyuza ngo Joella ngo watubwiye kuzahura na Yaka cyangwa se waje kureba Yaka mukaba mutarahura, ariko uyu munsi wa none Yaka mwana murabonanye. Ni igiki wabwira abanyarwanda, ni igiki wabwira abantu bakurikiranye Yawe TV? icyo nababwira nuko twahuye nyine nishimye nyine aranitateninga urumva nyine nabyishimiye. Yaka ni ufite nk'ibibazo ushobora kuba wamubaza? Ntabwo byabura ibibazo nka bitatu wabaza Yaka. icya mbere ni iki kimushimisha cyane kurusha ibindi? ngo ni iki kinshimisha kurusha ibindi? Kimwe gusa. Ni kimwe amafaranga isiraba. Okay. icya kabiri ikikubabaza ni iki? Ikimbabaza agasuzuguro. Gute Yaka? Kasitrose move iyo bikabije biba bibi. Gasuzuguro na leta ngeso niko mbwinge. icya gatatu wumva mu myaka 5 uzaba umeze gute? Imyaka 5 iri imbere. Imyaka 5 negereje urupfu gusa, kuko nta kindi gisigaye ni ugupfa gusa, nta kindi. Mu myaka 5 arakubajije ngo mu myaka 5 yawe iri imbere wacyumvishije uzaba umeze ute? Imyaka 5 nzaba meze ute? Nshobora kuba narapfuye nawe se nkazaba nyiriho. Ntabwo nzi ibyejo hazaza, idono ntabwo wamenya ibyejo. No mu kanya nasitara ngapfa ngewe. So gupfa rero to die is to die. Gupfa ni ugupfa. Nshobora no gupfa mabuja nta myaka 5 nteganya ngewe. Kubera yuko nshobora gupfa. Baraguhamagaye. None Yaka Joella yavuye muri Amerika aje kukureba, niwe muntu yaje kureba, yavuze yuko ashaka kukubona, sibyo? Ni igiki wowe ushobora kuba wamubwira? Na yahe magambo ushobora kuba wamubwira nkawe nka Yaka, nko kumuntu reba kuno uyu mukobwa ni correct wa mugani wawe ajeje kukureba, ni igiki wamubwira? Joella nyine urabona ko cyo namubwira gusa, no se mabuja muri Leta Zunze za Amerika yo mugezeyo ni abatipe muhura nabo bashobora kubatereta mwaradusize hano. hose baba bariyo. Ni nko mu Rwanda nyine ubwo hose bari kimwe. Ku buryo ubu nshobora kuzagera muri Amerika ngahura n'undi mukobwa nyibagirwa Keza wa Yakamuha. Cyane ushaka wese wabona muri Amerika, nshaka wese namubona. hari abakobwa nabo. No se narasize nkunda Keza cyane nkajya muri Amerika, ubwo nafuta nta kibazo. Uramukunda se Keza? Uvuga nk'ihene. Keza uramukunda ntumukunda? Okay, Keza ndamukunda. Uramukunda? None nimba umukunda kuki kwikiriza ngo Keza ndamukunda bigufata umwanya munini Yaka? Impamvu hari impamvu zigiye zitandukanye. Ashobora kuba yitwara nabi mu ishuka,
yitwaye neza mu gitanda rero. So thank you very much. Yes, wamubonye Yaka mwana uko atekerezaga Yaka niko umubonye? Yego. Wamutekerezaga gute? Oya uko mubonye like nyine araganira nta kintu ahishe bimurimo n'ibyo avuga. Ni ibyo ngibyo nyine. Nk'abafata Yaka ko ari umusazi. Wenda uramubonye ugize imana zo kumubona cyangwa se na amahirwe yo kumubona murahuye muricaranye umukurikiranya ku mbuga nkoranyambaga abavuga ko ari umusazi niwe cyangwa oya ntago ari umusazi ni umuntu usanzwe ntago ari umusazi na gatoya. bivuga ufite nka projet Yaka wamushyira muri projet zawe cyane ahubwo se yaburamo ntago yaburamo Yaka iyo Keza kakanyura mwibagiye Keza kakanyura mwibagiye nose Keza niba tazi gutanga careful hari abandi bahari. None se urabizi neza uyu ashobora kubazi gutanga careful. Byashoboka ko yamurusha careful kurabona amurusha nataye. Yaka bakubwiye ngo muri Amerika hari ibintu byose nta kintu kibuzeyo. Uramutse ugeze muri Amerika ukagira amahirwe yo guturana n'uyu mukobwa muri quartier imwe cyangwa muba mu nyubako imwe wakora iki? Duturanye muri quartier imwe n'uyu mukobwa muri Amerika. Duturanye muri quartier imwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nahita murongora direct. Ntabwo nazagaruka muri Afrika kwa Keza. Keza watumusiga. Wahita uba madamu Yaka. Wowe se ukitwa? Okay, nimba yaba madamu Yaka we waba? Bivuge nawe ni wowe wabajije. Ngo ko yaba yitwa madamu Yaka. Wowe waba witwa iki? Hari izina ryawe ninde? Yaka Joel. Yaka Joel. Yaka iyo n'abantu baturutse hanze cyangwa se n'abandi bafanizi bawe bifuza guhura nawe mu mutwe wawe uhita utekereza iki? Wiyumva gute nka Yaka cyangwa mu mutima wiyumva gute nimba ubona uya yavuye muri Amerika hari n'abandi bifuza guhura nawe bakakubona imbona nkubone utekereza iki? Icyo ntekereza ngiwe ndishima cyane kubera ko mfite abafana benshi kuri yosabe yatyabi. Akase wamuririmbe kuri kakaririmbo wenda gusohora akakanumva erega akaririmbo kakira abashyitsi uyu ni umushyitsi wawe. Joela nzele nanga Joela mukobwa mwiza sheri wa Yaka bizu. Joela ndagukunda he Joele ndagukunda sheri kitoko. Bebe kitoko. Bebe kitoko. Kitoko ni mwiza nyine. Jojo urateganya iki kuri Yaka cyangwa se ku muryango wa Yaka muri rusange? Nta kindi usibye kubasurira hamwe tukaganira bose bahari. N'ibindi byose tuzabimenyera. Ariko ubundi wowe ku giti cyawe nawe wagiye uri umukinnyi wa filimi ubu noneho urwego rwawe rumaze kugera he umaze kugera ku cyo noneho uyu munsi ubumenyi muri filimi? Ni byinshi ntabwo ari bikeya ariko kandi ntabwo ari byose ndacyakeneye byinshi ndakiga mbega. Urakiga nimba ukiga muri filimi nka Yaka mwana bakakanya turi kumwe cyangwa ubu wamubonye ni nk'iyihe role waha Yaka muri filimi yawe? Aho namuhera uko ndiye ngewe nyina mu butumwa bugufi sinzi n'uburyo uyikurikira role yose wama nta ikintu nubwo wambura ngo nyine ndi umusazi nubwo wanyinisha ndi umukozi wo mu rugo nubwo wanyinisha ndi pasiteri
ubwo wanyinisha ndi diyakoni nangwa diyakonezi rero yose wama njye nabikora njye. washobora gukina uri pasiteri? nagerageza ariko ntabwo ndi umupasiteri. aka kanya nimba wabigerageza ubu tubare ko uri muri casting agiye guhumiriza umusengeri. Nyagasani Imana uba mu ijuru, urakoze kunyoherereza uyu mukobwa mwiza uturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi andaze amfumbate neza. Antuka vraiment Mana ndishimye cyane ko mbona ngaya kamwana. Amena ubandaza aho icyo pasiteri wajureka guseka ngo nose ntabwo nsenze. Subira biryo sengesho ubwo iryo sengesho urumva ari vero rigeze. Nyagasani Imana uba mu ijuru, ndishimye cyane kubona unyoherereza umukobwa uturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mana umfasha ndaze fresh amfumbate très bien muzuri sana urandaza. Ariko yaka wowe n'uburiri mupfani suko ya masari ikindi. none se kuvuze ngo uyu mukobwa gupfumbata ari ubwa mbere mubonanye? Sirago uzi gufumbata we urabiyobewe. nabonye mpfumbata Yenda bikunda rero uzi umukobwa yagufumbase neza sha. Suko nabari sawa. Nubwo utakuyorosa kuvureri na urashyuha sha. Yaka uyu mukobwa aramutse avuye hano akavuga ati ngiye kugusaba ikintu kimwe mu bintu wasaba yakabyo kureka ni igiki wamusaba? Reka ngendeke kubivuga. ibintu namusaba sizi ko yabyemera ariko ubwo gerageza ukimusabe twumve. namusaba kugabanya inzoga. Yaka aravuze ngo yagusaba kugabanya inzoga. Inzoga kuzigabanya nabishobora ariko ntabwo nazivaho burundu. So ikindi naye nagusaba mabuja muri Amerika wankubita wenda ku madolari sha ko numvishe mu madolari aryoha. Nari ngiye kugenda barangarura ngo ndi umusazi kandi ndi muzima sha. Kubera cya kibazo nyine cyo kutagabanya inzoga ubutaha n'uzigabanya bazakujyana. Ariko wanzaniye no ku mafaranga ntabwo yabura turaza kubivuganaho gusa. Oya bivuze ko amafaranga mina furahi sana. Wazanye n'amadolari. Merci beaucoup. Yakagira ibibazo bitatu bazo n'umukobwa. Ikibazo namubaza abazungu n'abirabura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika babanye gute? Bavuye babanye neza nk'ibisanzwe nta kibazo nyine nta ribi mbega. None se bashobora guhurira nk'ahantu mu mbari bagasangira agacupa umuzungu n'umwirabura? Ariko ko numvise bambwiye yuko nari ngiye kujya yarega bambwiye yuko ngo abirabura ngo batemerewe gusohoka ngo bajye kugura nk'agacupa ahantu mu kabari runaka ngo bazinywera mu rugo. Niko bimeze? Oya nta tegeko rihari ribabuza. Ushobora gusohoka iwawe ukajya kugura agacupa ahantu ukakanywerayo ugatereta n'umukobwa w'umuzungu. Yewe mupfa kuba muri kwivuganira yakwemera akakwemera. Niyo bisanzwe nkuko watereta w'umunyarwanda akakwemera cyangwa akakwangira. Okay, mina furahi sana nibyo bibazo nashaka kukubaza. Akoresha ku muzungu. N'abirabura bararyoha bose si kimwe se? Ari umwirabura n'umuzungu se bose bafite ikimara amafaranga? Yes, Yaka umwirabura n'umuzungu bafite ku kimara amafaranga. Yaka wowe nk'ubu aka kanya imva mutima zawe urumva umeze ute kuba wicaranye na Joel? Biranshimishije cyane kuba nicaranye n'uyu musista. Ni mushiki wanjye ngewe urabizingira ikinyabupfura nta mutima mubi nigirira. Iyo abantu nk'aba baturutse muri Amerika bakaza kubonana na Yaka so na agaciro na sepeli penza mina furahi sana
ngai penzani ya bilo kuna matranga ngumba penzani zamuke ngejuru ku top bana bariya bagenda byara ngo ni bakinga super baranya toka ni wa super manager ariko reba uyu muntu umukobwa avuye muri Amerika aje kunsura noze ucyo atagiye kwa super manager yavuze ati ngiye nikundira yaka kangindi tubonana so mina furahi sana subscribe comment ubutumwa bugufi yawe TV comment neza kumusize turavugana na Tashu ayese Joella none wowe yakadore nuko ngira ngo wajya kubona mu kiganiro haguruka kigendera urabibonye nuko yakayimereye sasa wowe ubu none ugiye gukora iki ni igiki kindi ugiye gukora ni uteganyiriza yakakuba wakora niki icyambere nakivuze nuko umusura we n'umudamu we tukaganira twese tukamenyana ikindi byo nabyo ntabwo byabura ikindi nuko mugira inama anareba neza inama namugiriye ko yazemeye koko agiye kuzikurikiza ni nk'igiki wumva wowe mu mutima wawe ubaka kanya uri kwiyumvamo kuba ubonye yaka mwana n'uburyo ameze wamusabye kugabanya agacupa ngomva mu mutima wawe nk'uko wabivuze yabikora biragoye ariko yabishatse yabishobora kuko byose bituruka nyine mu bushake bw'umuntu nabihitamo nyine kubikora azabishobora ko hari n'abandi bari bameze nkawe tuzi ariko babiretse ubu ngubu bameze neza yes reka ninjire kuri wowe uracyari mu mabara ya Sevalante yawe yagenze gute byari bimeze bite wari uryamye nk'abandi bose cyangwa n'ubundi uko derukana wa muntu waramubonye nari ndyamye nk'abandi bose Joella ntabwo mpfunyikiye ntabwo mbeshye koko oya ntabwo nkubeshye ni nk'umunsi kuri njye hari nk'umunsi usanzwe wararyamye urota bakuzaniye indabo cyangwa waraziguriye nanjye nikora surprise waraziguriye ntabwo naziguriye nawufashe nk'umunsi usanzwe n'ubundi ibyo nakoraga nibyo nakoze iyo bavuze Sevalante kuri wowe wumva ari iki nka Joella bona umunsi nabifata nk'uko n'abandi bose bahita babifata ntabwo like ni umunsi nyine abantu bakundanye wenda ama couples n'ibiki nyine bibukiranya urukundo bagashimishanya nyine bakora nk'akajeste nke kagaragaza ko bajya kuri date utuntu nk'utwo ngutwo wowe uyu ufite umukunzi umushimisha mu buhe buryo nkawe Joella ni ukumuhereza ikintu akunda ni ukumuha ikintu akunda nyine gift ashobora kuba akunda nose mabuja ntabwo wari wamaho urabona abakongomani ikintu mbakundira abagore b'abakongomani simubana nabo muri Amerika uzi ukuntu bazi kunyongera umugabo nimba nkuryamye hejuru ukanyongera nkaryoherwa neza ako kandi yaka reba umuntu uri kubwira ibyo bintu kuya tujye tuvugisha ukuri none se umugore ni ukumuryamaho gusa ntanakunyongere na gato uyu yaje kugusora ibyo kunyonga bije turaza kubivuganira mu buriri musabe imbabazi mubwira ati mbimusabe mu mbabazi mubwira ati mbabarira mvuze nabi I'm sorry yes Joella reka ngushimire kandi nizere ko wihanganye hari umuntu ushobora kuvuga ngo ni mukazana abakobwa beza ngo mabahuze na bayaka so ni ibintu biba bikenewe mu buzima ndizera ko we ntaho byakubangamiye oya ntabwo byabangamiye ahubwo byatumye na relaxes wishimye umeze neza ubonanye na yaka nizere ko umunsi wahuye na yaka wenda ari kumwe na Keza byo bizaba ari byiza kurushaho kandi tukomeza ko kwifuriza amahoro y'Imana ariko wambaye neza pe urakoze cyane urambwiye ngo urandemeye ndakuremeye
undemeye iki baza kukibona hadashya se yes ngo ugira ikintu ubwira abakunzi bawe ndetse n'abadukurikiranye muri rusange nuko wiyumvira turabakunda ndabakunda noneho ku giti cyanjye ikindi ni ugukomeza kudushyigikira bakanadukurikirana cyane bakabukurikirana bakavuga ati mukande subscribe na Yawe TV nibayibagirwa of course ese wowe naca nuteganya gufungura kuri ubu ntabwo nyiteganya ariko se gukina filime ibyo warabihagaritse byararangiye oya ntabwo nabihagaritse Imana ishimwe cyane kandi nongera kwibutsa abanyarwanda mwoka byaramwe reka mbabwire ngiye mbafitiye ibyiza mu gihugu kandi mugomba gukurikirana ibintu mugomba gukurikirana cyane kuri YouTube hari filime namwe mbabwira irari comedy mugende muyikurikirane kugira ngo bari mu kinyarwanda translate iri mu gifaransa no kuri ndabinginze kugira ngo muyikurikirane ndetse mubashe no gukanda subscribe kuri YouTube channel ubundi dukomeze kubana natwe mujye kuri Instagram ya Joella 250 mu following ni murangi mabuja ndirimbira akaririmbo karyoshye ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naye ndakuririmbira akaririmbo kagezweho hano muri Afurika banza wo muririmbire none usiniguse usinitaki salamu iwe kwa miguu ale papa ngwasuma ngaye ngwasuma yakangwa suma keba ndirimbira ko muri Amerika keba ako muri Amerika ndaza kukakohereza kubera ko si byose oya urumva ntabwo nzi kuririmba ahubwo uzananyigisha urimbira kandi ko muri Afurika kagezweho yolinga kiokoma lokola wera sone jalousie nayo epai nayo yolinga kiokoma lokola yakamwana jalousie nayo jalousie sobanuye ishyari akora umuntu uri kwiririmbira ushaka jalousie nayo epai nayo ehe yes rari bane bamugisha nagira ngo dugasoze gutyo mujye kuri Instagram ya Yawe TV mudufollowing nimba mfite ibihumbi 100 by'aba subscribers nkaba naragira ibihumbi na 30 by'aba followers ibyo bintu mwigaye mugende mudufollowing ndetse mujye kuri Eminyawe 2020 ubundi mudufollowing na Joella 250 nayo mu following ubundi mubashe kumukurikirana neza mujye mubona ibikorwa byiwe Joella Imana igumugisha urakoze cyane koze kuza namwe murakoze abeho bye bye